Ingabire Jeanne Gentille kuri televiziyo ava mu byaha TV. Noneho ikintu cyanzanye ni ibyanjye bwite ariko n'abandi bantu duhuje. Hari ukuntu umuntu agira abantu bamugendaho rwose akaberera imbuto bikanga, akagerageza uko ashoboye kose bikanga, bakaba ari ba bantu batifuza ibyiza byakugeraho. Uko ubonye umugisha bakarakara, uko ubonye umugisha ibibazo bikavuka. Abo bantu rero burya ntabwo aba ari abantu beza. Biba bisaba gukomeza kubasengera cyane, ariko nanone Yesu Kristo hari ibintu yakoreye igiti cyitwa umutini kiteraga imbuto. Yesu yagiye kugishakaho imbuto zo kurya arazibura, hanyuma abigize kabiri gatatu umuhinzi agisabira imbabazi ngo reka gihinyire ngo arebe uko byagenda, biranga. Byanze rero Yesu arakivuma kiruma. Natwe rero abantu batwanga, hari n'igihe aba ari abantu b'abakristo babatijwe bazi ko ijambo ry'Imana rivuga, ariko kubera ko turi muri ya minsi y'imperuka nk'iyo Pawulo yavuze, ugasanga barakwanze pe bagoye n'ubusa nta n'ikintu wabakoreye. Rero wowe ufite abantu bari kukwanga bari kukwangira ubusa, bakakwanga baguhoye ko usenga cyane nk'uko Daniyeli nawe bamwanze bakanamugambanira, naje ngo twifatanye gusenga. Ubu nanjye muri iyi minsi rwose abantu barangeretse kandi rwose nta kintu nabatwaye, gusa Imana iri kunyihera imigisha nyuma yo kwirukanwa, abantu babireba bakumva rwose ntabwo baguye neza. Naje gusaba Imana rero ngo imbere aharengeye, kandi Imana igira icyo ikora kuri abo banzi banjye. Nawe rero nimba ufite abanzi, reka dufatanye kuririmba uyu muririmbyi w'ijana 21, tutaramuririmba nyine reka dusengera igikorwa uko kigiye gukurikirana, kugira ngo tutagirana nabo dukomeretsa cyangwa abantu babyumva nabi bakabyakira nabi. Reka dusenge Imana. Guture ibibazo mfite by'abantu banyanga bamuye ubusa, na bagenzi banjye bafite abantu babanga bahoye ubusa, kuko twagiye dusoma muri Bibiliya tugasoma ukuntu banze Daniyeli bakarinda iyo bajya kugambana ibwami, bagatora itegeko ryo kugira ngo bakunde bamushyire mu rwobo rw'intare azira ubusa ntacyo yabatwaye. Tuzi ukuntu Eliya yanzwe akangwa azira kuko ari kugusenga aho abandi bari gusenga ibigirwamana. Tuzi ukuntu Yesu bamwanze bamuziza yuko ari gukiza abantu ngo ari kubakiza ku isabato. Baramwanga bari kumuziza ngo yigereranije ngo yise umwana w'Imana. Natwe hari ibintu byinshi abantu bari kutwangira, ugasanga bari kuduhora ubusa. Niba uduhaye kubyara ibyo abantu bakabitwangira, niba uduhaye amazu yo kubamo ibyo abantu bakabitwangira. Urumva rero Mana natwe turi kurengana. Niyo mpamvu naje imbere yawe kugira ngo ngewe na bagenzi banjye bafite ibibazo by'abantu bari kubanga bahoye ubusa uturengere. Ndaha hantu rero tangirana nanjye iki gikorwa kigende neza, abantu bafite urwango mu mitima yabo urubahanaguremo, nibanga mwami ari wowe utugenzereza uko wabigambiriye, kubera ko bavuze ngo twe tujye tubasabira umugisha ntitubavume, kandi ntitukihorere ngo nawe uzaduhorera. Ngaho ngwino ubane nanjye, turabizi ko Yesu ari we nshuti nziza izahorana natwe, ariko abantu bo baraduhinduka, agukunda none ejo akakwanga aguhoye ubusa. Twebwe ujye uduha kwigenzura gusa ko tukiri mu murongo neza, kandi ko turi mu nzira igana iwawe mu ijuru, kugira ngo urwo rwango batwanga rutazadutera kugira ngo tuzabura ijuru, tuzabura iherezo ryiza. Turagusabye ngo ujye udutsindira ibyago n'amakuba baduteza. Hari abatwanga bakaba bashobora no kuturoga, ariko uri Imana yaturogora. Ngaho ngwino ugumane natwe muri iki kiganiro cyose mu ndirimbo n'ijambo ryawe bikomeze gufasha ababyumva, kandi abafite umutima w'urwango bawureke, hanyuma abanzwe nabo bakomeze barebe imbere bategereze gutabarwa nawe. Uragahora ko ngo muri Imana twiringiye, gumana natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka turirimbane uyu muririmbyi w'ijana 25 mu ndirimbo zo gushima. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, naho abantu bakwanga ariko Yesu agukunda nta kibazo. Gusa Imana idufashe kugira ngo nabo bahinduke badukunde. Ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro, kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro, nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'ubuntu bwinshi, ndamfashe n'ukuboko ndamahoro, naho hazi ibyago byinshi ndamahoro. Yesu n'umukiza wanjye ndamahoro, niragije Imana datangu muri Yesu Kristo, nejejwe n'Umwuka wera ndamahoro.
byose bizambera byiza ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Yesu ampa ibyo nkena byose ndamahoro. Yampaye kubyara, yampaye inzu yo kubamo. Nawe undeba, nawe unyumva, hari ibyo Imana yagukoreye. Yesu yakugaragarije urukundo, ariko abana b'abantu bo ntago babyishimiye. Waguze imodoka ntibabyishimiye. Imana yaguhaye visa wigira mu bihugu byo hanze ntibabyishimiye. Abarozi bari kugusangisha y'amahembe, bakohereza inkuba, bari gushaka kukwicira mu bihugu Imana yakujyanyemo, kandi Imana yari yarabigambiriye, yabishyize mu bikorwa. Abo bantu rero bazaruhira ubusa, bazaruhira ubusa, ahubwo nibareba nabi umuroro w'Imana uzabatwika. Reka dusome amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'Abami cya 2 igice cya mbere, duhereye ku murongo wa mbere. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Eliya ahanurira umwami Ahaziya gupfa. Ni ukuvuga ngo abantu ushobora no kubabwira ngo bave mu byaha, ugasanga nabyo barabikwangiye, kandi uri kubabwira ibintu byiza. Niba ubwiye umuntu ngo va mu byaha, wijya utukana, wijya unegurana, wikwanga abantu, wikwiba ibintu by'abandi, wiriganya imfubyi n'abapfakazi, kuba umubwiye ibintu byiza nk'ibyo byo kuva mu byaha nabyo akabikwangira. Eliya rero nawe yagendaga abwira abantu ibintu byiza by'Imana yabaga imutumye, bakabimwangira bagashaka no kumwica. Ariko reka dusome uko byagendekeye abo bamutumyeho. Reka dusome igice cya mbere mu gitabo cya 2 cy'Abami. Haravuga ngo Ahabu amaze gutanga, Abamowabu bagomera Abisiraheli. Icyo gihe Ahaziya yahanutse mu idirishya ry'insobekerane ry'icyumba cye cyo hejuru i Samariya, aragwa akurizaho kurwara. Bukeye atuma intumwa Azariya, arazibwira ati nimujye kundaguriza Barizebubi imana ya Ekuroni ko nzakiriye indwara. Ariko marayika w'Uwiteka abwira Eliya w'i Tishubi ati haguruka ujye guhura n'intumwa z'umwami w'i Samariya uzibwira uti mbese icyatumye mujya kuraguza Barizebubi ikigirwamana cya Ekuroni ni uko nta mana iri muri Isiraheli? Icyo nicyo gitumye Uwiteka avuga ngo ntuzabyuka ku gisasiro uryamyeho, ahubwo uzapfa nta kibuza. Nuko Eliya aragenda, intumwa zirakimirana zigaruka ku mwami. Arazibaza ati mugaruwe n'iki? Ziramubwira ziti twahuye n'umugabo aratubwira ati nimugarukiraho musubire ku mwami w'abatumye mumubwire muti Uwiteka avuze ngo mbese icyatumye wohereza abo kuraguza Barizebubi ikigirwamana cya Ekuroni ni uko nta mana iri muri Isiraheli? Ngo nicyo gituma utazabyuka ku gisasiro uryamyeho, uzapfa nta kibuza. Arababaza ati uwo mugabo muhuye ubabwiye ayo magambo arasate? Baramusubiza bati ni umugabo w'impwempwe nyinshi kandi yarakenyeje umushumi w'uruhu. Umwami aravuga ati uwo ni Eliya w'i Tishubi. Umwami aherako amutumaho umutware utwara ingabo 50 ari kumwe n'ingabo ze. Arazamuka amusanga aho ari yicaye mu mpinga y'umusozi, aramubwira ati yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka umwitabe. Eliya asubiza umutware w'ingabo 50 ati niba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uva mu ijuru umutwikana n'ingabo ze 50. Umwami arongera atuma undi mutware utwara ingabo 50 ari kumwe n'ingabo ze. Araza aramubwira ati yewe muntu w'Imana, umwami aradutumye ngo manuka vuba umwitabe. Eliya arabasubiza ati niba ndi umuntu w'Imana, umuriro nuve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari 50. Ako kanya umuriro uva mu ijuru umutwikana n'ingabo ze 50. Umwami arongera atuma undi mutware utwara ingabo 50 ari kumwe n'ingabo ze. Uwo mutware wa gatatu
araza apfukama imbere ya Eliya aramwinginga ati yewe muntu w'Imana ndakwinginze amagara yanjye n'ay'abagaragu bawe uko ari 50 akubere ay'igiciro cyinshi. Ubwa mbere umuriro wavuye mu ijuru utwikana abatware bombi n'ingabo zabo uko ari 50, ariko noneho amagara yanjye akubera ay'igiciro cyinshi. Maze marayika w'Uwiteka abwira Eliya ati genda umanukane nawe we kumutinya. Nuko arahaguruka amanukana nawe asanga umwami. Aramubwira ati Uwiteka avuze ngo mbese icyatumye wohereza intumwa kujya kuraguza Barizebubu ikigirwamana cya Ekuroni nuko nta mana iri muri Isirayeli wagisha inama? Nuko ntuzabyuka ku gisasiro uryamyeho uzapfa nta kibuza. Bukeye aratanga nk'uko ijambo Uwiteka yavugiye muri Eliya ryari riri. Maze mu mwaka wa 2 wo ku ngoma ya Yoramu mwene Yehoshafati umwami w'Abayuda, Yoramu yimye ingoma ya Ahaziya kuko nta mwana w'umuhungu yari afite. Dushimiye Imana ku bw'aya magambo. Rero ni inkuru ndende z'umugabo witwa Eliya, yari umuhanuzi w'Imana. Noneho Imana imutuma gutangira intumwa z'umwami zari zigiye kuraguriza umwami kuko yari arwaye. Noneho abura kwiringira Imana ya Isirayeli ngo atume ku muhanuzi w'Imana, ahubwo atuma intumwa ze ngo zijye kumubariza mu bapfumu. Hanyuma Imana ihishurira umuhanuzi wayo Eliya iti mbese umwami ko atumye intumwa ku bapfumu, jyewe muri Isirayeli nta mana irimo yagombye kubaza? Noneho ntago azabyuka ku gisasiro cyazapfa nta kabuza. Kuba rero Imana yari ivugiye muri Eliya akabivuga, yari agiye kubizira. Bamutumaho umutware wa mbere utwara ingabo 50 ngo ajye kumumanura vuba vuba. Ibyari byose menya bari no kumuzana bamuboshye kandi bari bagambiriye kumwica. Arangije nawe rero atabaza Imana yo mu ijuru, imanura umuriro ubasha gutwika izo ngabo n'umutware wazo. Biba kabiri. Ubwa gatatu umutware w'ingabo amenya ubwenge, arabanza aca bugufi imbere y'Imana, yubaha Imana. Maze marayika aramanuka abwira Eliya ngo namanuke, ngo ntacyo ari bube, ngo agende asubiremo ayo magambo ayasubiramo. Natwe rero abantu b'abavugabutumwa hari igihe tubwiriza abantu kuva mu byaha tukaba twabizira. Abantu babona Imana iri kutwihera imigisha kubwo kuyisenga tutaryarya, abantu bakaba babituziza. Ibyo ngibyo rero iyo tubirebye duhita tubwira Imana tuko wagenjereje Eliya, natwe ari kutugenzeza kuko ntabwo bitworoheye. Ahangaha tuba twarabasengeye tukaruha, amavi rwose akazaho inkovu bikanga, tukaberera imbuto bakanga, gusa bagakomeza kutugendaho no kutubuza amahirwe, kudutega imitego, gushaka kuturoga n'ibindi byinshi cyane. Rero muntu w'Imana ukorera Imana ukaba uri kurenganira mu murimo w'Imana. Wowe ukorera Imana ukavugisha ukuri, abantu bakaba badashaka kugendera kuri uko kuri, ahubwo bakaba bashaka kukwicisha, kukwirukanisha, kuguhagarikisha mu murimo n'ibindi byinshi cyane. Humura, Imana iraje ikurwanirire. We kwirwanirira ubwawe, komeza usenge wihanganye. Imana yarwaniriye Eliya, Imana yarwaniriye Daniyeli, Imana yarwaniriye Yesu Kristo, nawe iraje ikurwanirire. Reka dusenge Imana kugira ngo iziturwanirire. Yakoresha umuriro, yakoresha inkota, yakoresha ubundi buryo bwayo, ariko Imana iturwanire kuko twebwe ubwacu nta n'icyo twakwishoboza. Uwiteka Imana Nyiringabo, turacyari imbere yawe, turagusabye ngo turwanirire ku banzi bacu, kubera yuko batwanga baduhoye ubusa, baduhora ijambo ryawe tuba tubabwira, bakaduhora imigisha uba watwihereye. Turasabye rero ngo Mana ugere mu Rwanda no mu mahanga, aba bantu bose bahangayikishijwe n'abanzi babo, ababoherereza amahembe, ababoherereza ibyo kubarotesha nabi, abohereza ibyago, ibirozi mu bana babo bakabahangayikisha, babahoye ubusa, babahoye ko wabahaye imigisha. Turasenze cyane ngo abantu wahaye umugisha n'ubundi ukomeze ubahe umugisha wo kurindwa nawe. Ibyo bohereza byose bye kubafataho, ibyo bohereza byose bye kubabona, kuko uri Imana idukingira, nutubere ingabo idukingira, n'ubundi uduhishe mu mababa yawe, ibidushaka bitubure. Utubundikire nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo, maze agaca kakabura imishwi. Natwe turi mu mababa yawe, turi mu bwihisho bwawe, nta cyaduhangara, nta n'icyadukoraho. Manura umuriro utwike Mwami, manura urutwike, manura umuriro. Turakwinginze ngo turwanire nk'uko warwaniriye Eliya, kandi babanzi ba Daniyeli bamugambaniye agatabwa mu rwobo rw'intare. Intare ntizamuriye, ahubwo Eliya yavuyemo ari nako Daniyeli yavuyemo ari muzima. Abanzi be bamugambaniye n'abagore babo n'abana babo nibo bariwe n'intare. Abagambaniye Saduraka, Meshaki na Abedenego ntacyo abo bakozi bawe babaye, ahubwo ababajugunyemo ibirimi by'umuriro nibyo byabasatiriye birabatwika. Turakwinginze rero natwe Mana ngo umanure umuriro, udutwikire, udukongorere abari kutwanga, kubera ko twebwe ubwacu ntacyo twishobore. Ngwino turwanirire, cana umuriro wawe wake, uko Eliya yarwanyije Mwami abahanuzi ba Bayali na Shera akabatsinda,
natwe mu buryo bw'umwuka. Ntago mwami tuvuze natwe turafata inkota tubatsembeho, ahubwo mu buryo bw'umwuka mwami no mu buryo bw'imibereho yacu dushyireho uburinzi bwawe, kandi mu buryo bw'umwuka umanura umuriro utsembe ibitekerezo byabo, manura umuriro utsembe imigambi yabo mibi, abagambirira kuturoga, abagambirira kutwiba, abagambirira kuduhotora no kutwica, abagambirira kudushimuta, abagambirira kutugambanira hirya no hino no kudutega imitego, ibico, turakwingiza mu buryo bw'umwuka umanura umuriro utwika izo ngabo zose. Uragahora ku ngoma ko ubishoboye, gumana natwe, udutsinde ibidutsinda, turwanyirize ibiturwanya, ukuri imisozi imbere yacu dutambuka haringaniye, dukomeze tugukorere twambaye imbaraga, kandi ijambo ryawe ujye uriherekeresha ibimenyetso, n'imigisha yawe yidusesegazeho cyane, kugira ngo abatakuzi bakumenye, bakuzi tugukomereho kurushaho, abadashaka guhinduka bose bavumwe n'Imana, kubera ko Yesu Kristo yageze ku giti cy'umutini agishatseho imbuto zibuze arakivuma kiruma. Abadashaka guhinduka, abadashaka kwera imbuto zikwiriye abihanye Mana, niwe wabatuvumira, twebwe ntitubishoboye, kandi waratubuje ngo ntitukabavume tuzabasabira imigisha, ariko wowe barabibasha kubavuma, bakuma rwose, imigambi yabo igapfira muri bo ikarumba, ibyo bagambiriye ntibabigereho. Mu izina rya Yesu nubavume, kugira ngo ibyo bagambirira mu mitima yabo be kubigeraho, kandi n'imitego badutega ujye uduha kuyisimbuka, ibirozi batega mu mayira ujye uduha kubisimbuka. Mwami Imana nyiringabo, ibyo bohereza byo bishaka bitubure, turagusabye Mana ngo turengere mu Rwanda no mu mahanga. Abakozi bawe barasumbirijwe, abakozi bawe bari guhura n'akaga kenshi, ariko uri Imana izaturwanira kandi ikaturengera. Uragahora ku ngoma ko ari waduhaye umurimo, kandi ko uzawuhagararira, naho amarembo y'ikuzimu yahaguruka ntacyo azadutwara. Shimwe ushyirwe hejuru kuri Imana iduhagarariye, kandi ihagarariye umurimo wayo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom, naho ubutaha.